icy'ingenzi si amafaranga, ahubwo ikiguturutse ku mutima hano nicyo cy'ingenzi. Ikintu wateguranye urukundo, ubwuzu, ubwitange, nk'uko twabivuze haruguru ko urukundo si amafaranga, ahubwo si ukwishimisha, ahubwo ni ubwitange. Icyo kintu wagikoranye hamwe no kubaha uwo muntu, sibyo? Icyo nicyo nyine twita urukundo muri rusange. So let's get started. Turebe noneho ni iki wakorera umuntu ukunda cyangwa umukunzi wawe cyangwa abantu muri rusange ukunda, ko twamaze kubona abo Saint Valentin igenewe ngo ni bande, ese bimeze bite? So twagere dore bimwe mu bintu wakorera umukunzi wawe cyangwa wamuha kuri Saint Valentin. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima, health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course, living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to Sarifax TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho tugiye kwinjira mu gice cyacu bwa mbere cy'utuntu n'utundi. Rero na mbere mbanje kubasuhuza aho muherereye hose, mbanje kubasuhuza mbifuriza ihirwe, mbifuriza ibyiza, mbifuriza imigisha yose ituruka ku Mana. So uyu munsi rero nabateguriye topic nziza cyane ijyanye n'umunsi wa Saint Valentin. Saint Valentin ni umunsi twese turawumva, ariko se ushobora kwibaza Saint Valentin ni iki? Mbese ubundi Saint Valentin igenewe bande? Kandi nanone ni iki naha umukunzi wanjye kuri Saint Valentin? Reka dutangire dusobanukirwa muri rusange Saint Valentin ni iki, iba ryari. Yes, reka rero mbabwire ko Saint Valentin ni umunsi udasanzwe kuri twebwe cyangwa ku bantu benshi, cyangwa ariko abantu benshi bawufata nk'umunsi udasanzwe bitewe n'uko kuri Saint Valentin ubona kuri social media byacitse, hacicikanye ubutumwa bugufi ku bantu bakundana, ku mafamiye, ubona nyine ko ari ibintu bidasanzwe. Rero Saint Valentin, intandaro y'umunsi wa Saint Valentin yaturutse kuri mutagatifu Valentin, aho mu gihe cye yaharaniye urukundo cyane, bigaragara ko nyine yari umuntu waharaniraga urukundo, yagize ubwitange budasanzwe kandi yagaragaje kubaha kudasanzwe. Bishatse kuvuga ko uwo munsi wa Saint Valentin si umunsi gusa abantu bagaragarizanya urukundo, ahubwo hagomba kuzamo cyangwa kutwibutsa ko tugomba kugira kwitanga no kubaha muri rusange bagenzi bacu. So reka rero dukomeza tuvuga ibyiza bya Saint Valentin, cyangwa se Saint Valentin muri rusange ifite iyihe shusho hano mu Rwanda ese cyangwa worldwide. Turebere hamwe muri rusange Saint Valentin bihagaze gute, biba bimeze gute, kandi se ni iki, ni bande uwo munsi nyine ni bande bagenewe uwo munsi. Yes, kuri Saint Valentin rero Saint Valentin iba tariki, Saint Valentin yafashe izina rya Saint Valentin kubera ko uwo mutagatifu nyine yabayeho witwaga Valentin, kandi nanone tariki ya 14 niyo yahawe iryo zina, niyo yahawe uwo munsi wo kwibuka mutagatifu Saint Valentin, aho usanga nyine byacicikanye hirya no hino, abantu bahana indabo, abantu bahana amagift ya hato na hato, abantu bambaye imituku, abantu bambaye imikara n'imituku, ubona nyine ko ari ibintu bidasanzwe, abantu bafite smile kuri face, bari guseka bishimye, abantu basohotse, mbese ubona nyine ko ari ibintu bitangaje kandi ukabona nyine ko ari ibintu bidasanzwe. So tugiye kurebera hamwe rero Saint Valentin nanone igenewe bande, kugira ngo hatazagira uwumva nyine ko bitamureba, kubera ko nyine nta makuru ahagije afite yo kumenya ngo Saint Valentin igenewe bande, ese ni bande bireba. So reka twinjire hano muri kano gace turebere hamwe Saint Valentin igenewe bande. So Saint Valentin rero ni umunsi nk'uko tumaze kubivuga hano hejuru, ni umunsi uba tariki 14 Gashyantare buri mwaka. Iyo tariki buri mwaka icyo gikorwa kiraba, cyangwa uwo munsi turawizihiza, abantu benshi barawizihiza hirya no hino ku isi. So reka turebere hamwe rero Saint Valentin igenewe bande. So Saint Valentin ni umunsi ugenewe abantu bakundana, abashakanye, abantu biyemeje kuba mu rukundo, ndetse nanone n'umuntu wese ushaka kwerekana urukundo. Bivuze rero ko nta muntu n'umwe ufite limite kuri Saint Valentin. Ufite icyo wakora na mugenzi wawe afite icyo yakora, mbese n'umuntu wese ushaka kwerekana urukundo uwo munsi arawemerewe, kuko niyo waba udafite umukunzi ushobora kwitaho wawe ubwawe ukiyereka urukundo, ushobora kwereka urukundo mugenzi wawe cyangwa inshuti zawe muri rusange, nanone ushobora kwereka urukundo umuryango wawe. So ndizera noneho twese tubashije gusobanukirwa ese Saint Valentin igenewe bande. Dukomeza no mu gace kacu noneho ku kibazo cyacu cya gatatu kivuga kiti noneho ni iki wakorera umukunzi wawe
kuri Saint Valentin, sibyo? Ni iki wakora, ni iki nyine wakora tu, ni iyihe just wamwereka nyine ko ukamubwira ati uyu munsi ni umunsi uri speciale, ni umunsi udasanzwe, niyo mpamvu nyine ukabona nyine umuntu agukora akantu kadasanzwe bitewe n'uko nyine ari uwo munsi wa Saint Valentin. Reka turebere hamwe rero nk'ibintu bigiye bitandukanye dushobora gukora twereka abakunzi bacu nyine ko turi kwizihizanya uwo munsi wa Saint Valentin. Icy'ingenzi rero kuri Saint Valentin ni ikiguturutse ku mutima. Icy'ingenzi si amafaranga, ahubwo ikiguturutse ku mutima hano nicyo cy'ingenzi. Ikintu wateguranye urukundo, ubwuzu, ubwitange, nk'uko twabivuze haruguru ko urukundo si amafaranga, ahubwo si ukwishimisha, ahubwo ni ubwitange. Icyo kintu wagikoranye hamwe no kubaha uwo muntu, sibyo? Icyo nicyo nyine twita urukundo muri rusange. So let's get started. Turebe noneho ni iki wakorera umuntu ukunda cyangwa umukunzi wawe cyangwa abantu muri rusange ukunda, ko twamaze kubona abo Saint Valentin igenewe ngo ni bande, ese bimeze bite? So twagere dore bimwe mu bintu wakorera umukunzi wawe cyangwa wamuha kuri Saint Valentin. Ikintu cya mbere ni ukumwandikira amagambo meza y'urukundo. Kuri Saint Valentin ni hahandi nyine nk'uko twatangiye tubivuga kuri social media, abantu amakupure menshi ubona biri gucicikana bicika bagenerana ubutumwa bwinshi bwiza bwujemo amagambo y'urukundo. So uyu ni umunsi rero wo gukora muri vino, maze ubundi ukandikira amagambo meza umukunzi wawe. Ikindi kintu cya kabiri ni ukumugenera umwanya wawe wose, icyo twita quality time. Iki kintu ni cyiza cyane. Quality time ni guha umuntu umwanya nyine w'agaciro, umwanya mwiza. Ubundi tujye tumenya kwa avoidinga quantity over quality, quality time ni cya gihe cyiza muba muri kumwe n'umukunzi wawe mugakorana ama activity agiye atandukanye. Mushobora gusohoka, mushobora kugirana ibiganiro bidasanzwe, mushobora gupangira gahunda z'ubuzima bwanyu mwese hamwe. Ushobora gukora ama activity menshi, nta disturbance, nta calls, nta Instagram, nta Facebook, ahubwo mukagira nyine icyo twita quality time. Maze ubundi ikindi kintu cya gatatu ugomba gukora ni ugutega amatwi. Hari ijambo understanding and listening, hanyuma rero hano ni kwa kundi nyine utega amatwi, you listen and then you understand. Umuntu ukamuha umwanya ukamwumva, maze ubundi mukagirana nyine ibiganiro byiza kandi byimbitse. Iyo ni impano idasanzwe, kuko buriya abantu bose ntabwo babona abantu babatega amatwi. Niyo mpamvu kuri uriya munsi wa Saint Valentin ari umunsi nyine wo gutega abantu ukunda, abakunzi bawe, haba famiye, haba umukunzi wawe muri mu rukundo, haba n'abandi nshuti zawe. Ni umunsi wo kubatega amatwi ukumva icyo bakubwira, maze ubundi nyine umunsi wanyu ukagenda neza mukishimana. Ikindi ni ugufasha abantu mu bintu bibateye stress. Ni wa munsi noneho uzafata nyine umwanya wawe, umunsi wo gufata umwanya wawe ugahamagara inshuti zawe, cyangwa waba ufite nka boyfriend cyangwa girlfriend cyangwa ababyeyi muri rusange, kubahamagara ukababaza ese bimeze bite, ni ibiki bibahangayikishije, ese nabafasha iki, ese twabijyanamo gute. Uwo ni umunsi nyine uzaba wowe uri kumwe n'abantu, ni nko kwitanga nyine, uri kugaragariza abantu urukundo, kuko urukundo buriya turugaragaza mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu nyine ari byiza ko wazabafasha cyangwa wazajya ufata umwanya ukabumva, ukabafasha nyine kubamara izo stress bafite. Ikindi nanone cyiza, nizere ko everyone is very excited about this, kuko ubusanga nyine impano ziri gucicikana. So ni umunsi rero gutanga impano, nta mpano nto kandi ihari. Icyo ufite cyose as long as ugikuye ku mutima nicyo cy'ingenzi. So mbibutsa rero ko uyu ari wa munsi wo kongera gutekereza kuri ya budget, tuvuga money mindset hano kuri Sarifact TV. So uyu munsi rero nongera kukibutsa ko nyine uzatanga gift, impano, nongera kwibutsa ko nta mpano nto ihari. Icyangombwa ari umutima wawe ukuye ku mutima, nicyo cy'ingenzi kurusha nyine ingano y'ibyo utanze. Niyo mpamvu rero ari umunsi wo gutanga impano. Wowe ntuzistresse ngo ni amafaranga make ni iki. Icyangombwa nuko impano sheri yayibonye, impano abakunzi bawe bayibonye, famiye yawe, inshuti zawe. Icyo nicyo cyangombwa. Icy'ingenzi si kuvuga ngo natanze iby'amafaranga ngaha, sibyo. Ntekereza ko nyine ari icyo ngicyo cy'ingenzi. Nari nshaka kubasangiza kuri uwo munsi wa Saint Valentin,
Yes, ikindi nanone kijyanye n'impano usanga kuri Saint Valentin abantu benshi bari gutanga indabo, usanga indabo abantu bacuruza indabo binjije bafite abakiriya benshi, bafite stress kubera abakiriya. Rero ntabwo tuzi impamvu nyine kuri uwo munsi abantu batanga indabo cyane. So mujye muri comment mutubwire why kuri Saint Valentin mutanga indabo kurusha undi munsi wose mu mwaka. Usanga nyine bwo byashyushye kandi ugasanga bari gutanga indabo za rose zivanze na black, abandi bakagenda bakagura na za zindi zidapfa zimara igihe mu mashop ziba zirimo. So mutubwiye muri comment why kubera iki uyu munsi nyine aribwo twisanga turi gutanga indabo cyane mu buryo budasanzwe. So tujya ku musozo w'iki kiganiro nongera kwibutsa ko umunsi wa Saint Valentin yego ni umunsi mwiza, ni umunsi w'agaciro, ni umunsi tugaragarizanya urukundo hagati yacu, ariko nongera kwibutsa ko atari umunsi nyine w'ibyo ngibyo gusa, ahubwo icyo utanze nicyo cy'ingenzi. Ikintu umutima ukoranye utanga nicyo cy'ingenzi, ahubwo icyo utanze si cyo cy'ingenzi. Ako kantu tugatahane, twumve ko nta mana iba ntoya, ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ubwitange, ni urukundo nyine wabashije kugaragariza abo bantu bose twavuze haruguru. So rero icyo nakubwira, waba ufite umukunzi cyangwa utamufite, icyangombwa ni uko ugomba kumenya ko urukundo rutangirira mu mutima. Wowe banza wikunde, kandi ikindi tukibuka ko urukundo rugaragarira mu bikorwa. Wowe nawe iyiteho, ntabwo uri bujye kwita ku bandi nawe ubwawe utabanje kwiyitaho. First of all banza wikunde, maze ubundi biraguha ubushobozi bwo kubasha gukunda n'abandi. Tunibukiranya ko tuzazana part 2 tuvugana no ni ibiki kuri Saint Valentin tutagomba gukora. So I hope ko muzinjoyinga niyo part ya kabiri, aho tuzaba turi kuganira hamwe noneho ni ibiki tutagomba gukora kuri Saint Valentin, tubihuza na money mindset, kugira ngo hatazabaho gutakaza amafaranga menshi mu bintu bitari ngombwa. So mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwinjoyinga umunsi wanyu wa Saint Valentin. Bye bye, murakoze cyane.